Ikaze mwese mukurikiye TV10, ikaze kubadukurikiye no ku mbuga nkoranyambaga, ikaze Christelle, ikaze Belize. Yakoze Mumeze neza cyane. Twaramutse neza. Mwaramutse neza, mwiriwe neza. Twiriwe byose. Christelle womeze ute? Meze neza nk'ibisanzwe. Namahoro. Okay, ndabona umugani wa wundi ujye uvuga ngo gupyatura ndana gupyatuye. Bampyatuye. Iba gupyatuye. Bampyatuye gutu. Icyo nshaka kuvuga nuko nyine arasa neza, niyo terme umuntu umwe muri twebwe akunda gukoresha. Rero ikiganiro The Real Women ni kwa gatandatu no kwa kane, ngira ngo ni kwa kane no kwa gatandatu saa moya ndetse na saa mbiri. Kwa gatandatu ni saa mbiri z'umugoroba ndetse no kwa kane ni saa moya z'umugoroba. Beri, muri iki cyumweru bimeze bite? Muri iki cyumweru tubafitiyemo udushya twinshi cyane, tubafitiyemo utuntu twiza dutandukanye. Harimo turavuga ku bijyanye na fashion, Kigali Next Top Model. Tubafitiye n'umutumirwa udasanzwe, we nanze kumuvuga ntibajye kure baba bategereje baramubona. Christelle uremeranye nawe? Ngenda byemeranye cyane, ngira ngo baraza kunezerwa. Wenda nsubiye kuri ibyo bintu bya fashion, ni herutse kuba mu cyumweru gishize. Yari ibintu byo kwerekana imideri, akanatorwa n'umukobwa urusha abandi kwerekana imideri mu Rwanda. Mukomeze mubane natwe rero, turahari namwe kugira ngo tubashimishe ndetse mugire n'icyo mukura mu kiganiro cyacu. Ni The Real Women Show. Hello, Adela Mukasi. How are you? I am fine, thank you. Sit down. I'm in California dreaming about who. You are in California? I am here in Kigali. Ni giti kinyoni. In tree of birds. Bird. That flies. Birds. Hello. Can you hear me? I can't not hearing you. I thinking it is a question of reason. Banzari ikibazo cya reason. Nkuko twari tubabwiye rero, umutumirwa wacu uyu munsi akaba ari umukomedi. Kaze mu kiganiro. Ubwo se baranyumva buriya? Murakoze cyane. Nshobora kwivuga se buriya? Nkabundi nkaba nitwa Kayitare, mu Banyarwanda nitwa Kayitare, umusore w'igikundiro kumana no ku bantu, kubayemera no kubatemera ndetse no kubateganya kubatizwa. Ariko mfite n'igifaransa, by the way. Nakoreka ndeke kuvuga igifaransa batazadutera bya kwa kundi. Ariko nkaba ndi Kayitare, Lucas Kayitare, Bogos le boss, archevêque le bobo, chouchou charmant. Oui. L'homme qui a traversé l'océan Pacifique à la nage, aller-retour. Ndumiwe cyane. Ayo se nayo mazina yawe se cyangwa? Yose nanjye rwose. Nase nanjye pe. Hanyuma ayo papa na mama bakwise cyangwa ari nibyo kubaka izina se umukino bure wasanga baragiye. Bani bigora, urabona umuntu abaragiye agira ahantu heshaca, agira ibigwi runaka bigatuma amazina agenda yiyongera uko umuntu akura. Wonderful. Yes, ku myaka 80 nzavuga amazina bagire ngo wenda ni nk'indirimbo y'abakongomani, you know. Ko nayinzi ko se ufite imyaka 80. Kubusa ufite ingahe? Mfite 13 ariko ejo za 14. 12. Urakoze cyane Lucas, ikaze mu kiganiro. Ariko se inganzo y'ubukomedi uyikura he? Bon, sindi bujye kureshya ngo ni mu muryango ngo nje manuke nje hasi cyane, gusa ni impano ni njewe muri famille, ninjye waje myizanye. Nta tujya muri famille cyane, gusa ni ibintu nkunda kuva nkiri mutoya, ndetse ariko hari no mu grand père nawe yarabifite cyane muri we. So ubukomedi rero ni ibintu bimbamo kuva kera tu. Nese ugura byuka mu gatondo ukavuga ati ngiye kuvuga papa ute cyangwa ubona akantu kayitwa. Okay, bon, nkeke ko buri muntu wese burya mu mutwe afitemo nakwita ngo nakagabo kagasazi kamubwira ibintu bisekeje cyane, gusa difference nuko hari abenshi wenda ntibabyitaho cyane, ariko ngiye nk'iyo kaje kakambwira nk'ibintu mpita mbivuga. Ako kagabo kagasazi kakubamo. Ariko se tubwire ikaraka video ka papa ute wagakoze kakujemo gute kugira ngo yiganire ya ndirimbo? Kanaje Stroma amaze kuva hano.
nitwa Ephraim Gakwavu nkaba ndi umufana wa Stromae mudatenguha. Impamvu namwise mudatenguha nuko atari butenguha abanyarwanda. Indirimbo ya mbere nkunda ni yenda abaza umukobwa ngo kucya tereta papa, utereta papute, utereta papute, utereta papute, utereta papute, pupurupupu. Akoze cyane nkuko mubizi mu Rwanda ntago twagiye tuvuga indimi cyane z'amahanga bitewe nuko ikinyarwanda ubwacyo kiduhuza, bikaba ariyo mpamvu usanga hari umubare munini w'abantu batari bamenya nibura batumva vava wenda nk'icyongereza cyangwa igifaransa, bigatuma indirimbo iyo tuyumvise mwagiye mwumva indirimbo bavuga ati ndashaka wenda agasaba nko kuri radio ngo ndashaka indirimbo ya Ramba na Dina, ashaka kwa La Bandina cyangwa se indirimbo nyine bazumva bo uko zije. So nka papa ute umunyarwanda hari giye we yumva ari utereta papute, ute papa ute, urumva sinibyo byose, simibyo byonyine ko n'indirimbo z'u Rwanda barazihindura. Niyo mushaka naza kubaririmbiraho duke nyuma ndahogoza. Mbese ufite n'inganzo, ufite impano nyinshi, ufite n'inganzo yo kuririmba. Uradusigira ariko kamwe ndabaririmbira nta kibazo. Ufite impano twebwe. Sinzi yari. Ariko burya rero nta muntu utagira impano. Hari impano nyinshi mu buryo butandukanye cyane. Hari impano muri iyi minota tumaranye mbere behind the scene ubona nk'impano ya Christelle ari bon. Christelle ashobora kuba afite impano yo kubona impano abandi bafite bitari n'ivyo, ariko hari nyinshi. Uravuze ngo ufite vision. Yego mane hari impano nyinshi. Hari impano yo kutagira impano kuko ntago ari abantu bose hari abafite impano. Iyo udafite impano rero aba ari impano Imana yaguhaye. Hakaba n'impano nk'iyo nari maze kuvuga yo kubona ko undi muntu afite impano ukabibona ukabimenya. Hakaba n'impano ya gatatu yayindi ubutazi nk'ungusha gusanga uri umukino ukomeye wa golf kandi utabizi. Kora ntazi ariko ngira na bare hano hirya hari tara ya golf turaza kujya kureba kuko arayifite nabibonye. Wabibonye? Nabibonye rwose. Nanjye vision nayigize nkuko wabivuze cyane pe. Gusa mu buzima busanzwe ubundi iyo nishimye ndatitira cyangwa njunjama, ariko none ubu ngubu urarakaye cyangwa urishimye? Oya nyine ubwo nishimye cyane. Uri kujunjama cyangwa uri gutitira? Ariko abantu bo muri kigiye bahara abantu bibitangaza wa perezo kujana n'umuntu gusura umuvandimwe tugezeyo bagiye kutuzimanira, baramubaza ngo ariko tukuzanira icayi cyangwa tukuzanira fanta, aravuga nta kibazo mu mpereze icayi mugiye ntegereje fanta. Lucas. Yes. Lucas arakora wasanga nk'uwi warize cya biology cyangwa warize ibijyanye n'ibidukikije ariko ukaba ugiye kuba umukomedi. Ngenda ndashaka kumenya ibyo bakugishije ku ishuri nibi. Murakoze cyane. Ubundi kubigira komedi nuko aba ari passion, ni ikintu umuntu abakunda muri we akumva kuba atagikora ngo n'abandi wenda babyishimire, akumva bisa nkaho bimuremereye. Ariko ubundi ndi umu ingénieur, narangije nize kaminuza muri Saving ibintu bya topographie, ariko nka none komedi yo ntago byambuza kwikora ko iyo umuntu umva afite nk'impano ashaka kwisangiza n'abandi ntago bisaba wenda kubyigira cyane. Harya topographie wabwira abanyarwanda cyari kuko ndabizi ko ngubu nizo ka geography gato bon hari nk'ahantu bakina nko gupima nk'ibibanza mumva ko ndi umuntu ukomeye cyane cyangwa se kubaka imihanda n'ibindi nk'ibyo ngibyo mbese ukamenya nimba hakwiriye kubakwa cyangwa bidashoboka. Amina ahubwo nandi gukeka ko ushobora byize ko ndumusa nk'ubidushoboka. Ngiye nanjye mfite impano yo gusobanukirwa vuba vuba. Amina. Amen. Yakijijwe. Hanyuma rero utubwire ese ubukomedie bwawe abantu babufata gute? Bon cyangwa se ababyeyi muri famille kwa mpereye kuri famille ni barabikunda cyane, mbona banshyigikira mu buryo bushoboka bwose, ndetse niyo urebye banshyira imbaraga cyane bambwira ati bino bintu byawe watangiye kubikora professional mu rwego rwo hejuru cyane. Mpereye kuri famille ubwo barabikunda cyane, inshuti zisanzwe ngira n'amahirwe yo kugira inshuti z'abantu bakunda guseka cyane, bakunda gusetsa, ugasanga iteka dora twisekera, so ugasanga bari kumbwira wenda mbigemo cyane no kuba banyicaje hanga hagati y'abantu babiri bakunda gusetsa no guseka murumve ko turasetsa se buri wonderful. Oya byabaye Rwandaful. Yes. Hanyuma tubwire ese wigeze ukora nk'amashow nka ya Arthur cyangwa ba Michael bajya gukora amashow bagatumira abantu, wowe wari bwatangire kubikora? Okay, bon narazikoze ariko ntago ziri ku rwego ruri hejuru cyane. Nagiye nzikora muri Eastern Province mu bice bya Nyagatare, narazikoze ariko nkiga no muri secondaire najyaga nzikora inshuro nyinshi cyane rwose, nkakora show abantu bakayitabira kandi bikaba byiza cyane. Yego cyane cyane Korodina, nibo sikongeye kuguhamagara. Nakubwira ngo iyo myate yawe niyo maribori ngiye nkunda. Pe
uri gushiriza umuceri ntacyo ndakwamagara nimara koza ibyombo saa sita z'ijoro yego mwa dusoza turashaka ugira akantu ubasigira ubereka yatubwiye ko afite inganzo yo kuririmba ubwo mukanya nyinshi nta wabivamo umukanya yaturirimbira ese nabaririmbira kabazi baririmbira icyo ushaka rwose nta kibazo ariko buriya ndikumva nizeye ko bari kunyumva ariko mpakeya ntacyo umere nka kakano bacomeka mu mikoro gutya murabizi muri iki gihe nk'uko mwagiye mubona abanyeshuri bakoze exit ejo bundi burya umunyeshuri bitewe n'ibibazo aba arimo by'amashuri akenshi anatekereza yumva indirimbo akayitekereza mu mashuri tukigara muri secondaire kize kubaho ngeze mu wa gatandatu hari hagezeho Meddy niba ari kundeba kuri televiziyo namusuje buriya arahari okay hari nk'indirimbo yagiraga bitaga akaramata wenda nayibarimbiraho gatoya nk'umunyeshuri ninde utazi ko gutsinda bigora ninde wifuza guhora sibira iyo ufite ukumenya akagukopeza biruhura umutima biruhura umutwe inyenyeri ziba mu ijuru amafi nayo aba mu mazi ngeweho nibera mu rugo aranyereka nkanyurwa amakosa nkayabura ijwi rye ringuma mu matwi rinyongorera nanjye mpita nkoporora ku ruhande rwe niho nzicara niho nshaka kuba hafi ye niho nshaka gutura aho ahora anyereka ahora nkopeza nkamugurira amata akanywa amata akanywa amata akaramata gucura inkota nibyo bimbamo kwiga cyane si nk'ibishobora tubirumva ni ibintu nk'ibyo ngibyo ariko niyo umuntu ashonje burya hari ukuntu aririmba ariko wajya muri studio ukanayisohora sinzi yarya remix ikibazo nuko imbavu zanjye ziraturize muri kano kanya sinzi nimba mpitira kwa muganga cyangwa oya nta kibazo ugira ubwoba buriya wasanga no gusonza birimo buriya nibyo ushobora gusanga ariko haracyari karuse aya masaha muri kino gitondo iyo nzara inzara ibaho kuko n'igihe uherukira kurya amina ubundi inzara igomba kubaho birumvikana urana nk'iyo umuntu yashonje buriya hari n'ukuntu aririmba nabwo wenda dufate nk'urugero wenda dutekereze nk'umwe mu bahanzi bakomeye uririmbye nk'umuntu wariye sinzi nk'umuntu oya none washonje ushobora kuririmba wenda ushobora kuririmba indirimbo ko ati iyo ndeba kawunga ndaseka nkabyina yeye n'ibishyimbo yeye kuko turi burye urumva biterwa oh my goodness twishimye umuntu twabazaniye umunsi yaba entertaininze bishoboka nimujye kure naho mukanya ngira ngo mwabibonye rero umutumirwa wacu nta wundi yari comedian Lucas ariko ngira ngo nizere ko mwanezerewe nge n'ubu ngubu imbavu ziracyari kundya beriwe yawe nkako ngakwiye ukavuga hari ngo ati ruta iyo ukavuga ruka kayitare birazi kandi ni akarewa n'akazi kawe azagira ngo bamwibye impano okay turakomeje rero tugiye kuvuga ku bijyanye na ibyabaye last week Kigali Next Top Model Pascal wari utahabereye byari bimeze bite nari mpabereye ariko ubundi mwari muri he manze mumbwire mu bukwe sigara bagishara gati cyangwa keke ku gatandatu babikikije ngo mbese nari mu kigo ngo ubwo ubeshye mvuze mu bukwe mvugishije ukuri ndi mu bukwe nagiye gusenga ngiye bagiye gusenga oya basenga buri munsi sinzi ariko Christine kandi ugasanga uri singo
ekada ndi single nkaba nitwa na keke na gato n'ibiki na nicyo ndimo ndibaza keke na gato oya gato na nuzi na tente basi oya regura mu comedy asizanya ndushe simbigire gute ibintu byose ni comedy mbere nk'uko wari ubivuze nari mpari akunda bahana pe mutumye nibuka ko mwarantengushya nari mpari byari byiza kama byari byiza surtout ikintu nibuka cyari kiza cyane yari imyambaro yari irimo yari myiza n'abakobwa bakoze modeling yari abakobwa gusa uya harimo n'abahungu bakeya ndumva nabonye nk'abahungu nka 4 cyangwa 5 gusa ego ufite ukuntu byagendaga urona muri competition abakobwa bariyereka cyangwa abasore bakiyereka habagamo kwiyereka aho kugira ngo azi umuhanzi kwitantaininga hakaza wenda inzu runaka izije kwerekana imyenda ariko noneho harimo abamodo basanzwe babikora atari muri babandi barimo baratoranya tuva byari bisa hama se ariko tubitekerejeho iyi Kigali Next Top Model yabaye habaye Rwanda Next Top Model Rwanda Next Top Model ugereranyije n'ibyo tubona azin Victoria's Secret show bana hariya naho naba model biyerekana still nibo bajya bari kuko mu byukuri twanabigarutseho kenshi mu biganiro byacu byashize it's all about umumodo umwenda ubona kwera umumodo yego wobonaga wewe bitandukaniro azin what improved nyine byabaye improved this okay turebye nk'abantu bagiye berekana imyambaro wenda atari muri competition deja bari abantu ubona ko bari selected ukuntu c'était parfait harimo amutipe nka Jay twigeze kumwakira hano mu kiganiro hari harimo n'andi masura mashya ariko ubona ko kana ari abantu bazi ibyo barimo ubona stage barayize ibintu nk'ibyo ngibyo ariko se watubwira nyine kuri icyo kintu cyabaye cyo gutora umunyamideli uruta abandi bakurikije ikise cyane ko ari n'umurundi kazi yavuye mu kindi gihugu byagenze gute ufite uwo batoye n'umurundi kazi w'umunyarwanda kazi kuko afite umubyeyi w'umunyarwanda ni Rwanda Next Top Model ngo bari gutora umunyarwanda definitely papa we ni umunyarwanda mama we ni umurundi kazi ubundi icyo bagendeyeho narabikunze ukuntu baranababazaga bumve nyine niveau ya intellectuelle yabo bumve niba ko umuntu ashobora no kujya wenda muri France cyangwa kajya ibibazo babazaga surtout byaga byerekeranye n'ibyo bakora umwuga nyine urabikunze wabitangiye gute ibintu nk'ibyo ikindi bagenderagaho bien sûr ni elegance mu kwerekana imyambaro bakareba kushiza ubwoba bakareba hate yawe n'ibintu nk'ibyo ngira ngo wenda uraza kutwereka akavideo kuko byari bimeze hagati aho ariko se watubwira ni nk'ikihe kintu cyakwatiye sinzi wakunze cyane muri fashion ese ni kihe kindi nanone utakunze muri ya Rwanda Next Top Model urakoze kubimbaza kandi kunze ko ubanje kumbaza ikintu nakunze burya hari umuco tugira ugasanga umuntu buri gihe bibi abizana imbere aho kugira ngo azane ibyiza ko ndabikunze ko ubanje ikintu cyiza nge ikintu cya mbere nakunze stage yari nziza amatara runway yari ndende ku buryo ubona umuntu cyane rwose cyane aho wabaga wicaye hose washoboraga kubona umuntu kuko yari iri hejuru urabona bakoreye muri ariya matente yo muri Kigali niho bakoreye noneho wari hasi ariko stage iri hejuru amatara ari meza wana byari byiza na déroulement ya event yari kuva nyine event tangira wabonaga ko biri ku murongo pe wabonaga atari kuvuga ngo ugiye hariya ngo urajagaraye n'ibiki byose nabyo byari byiza ariko no gutoranekeza ko byabiri fair ari ngiye kuri kote y'ibintu nyine mbona bitari biryoshye cyane ikintu cya mbere my gosh barakerewe bakira mu masaha 3 gutangira cyane rwose byagomba gutangira abantu bicaye umva abantu bicaye byagomba gutangira saa 12 byatangiye saa 3 oh my god ntabwo se na 3 gusa ahubwo
noneho byari ikibazo cy'umuriro. Okay. Ikindi jury yari hari ntago sinzi ntago nzi ukuntu nabivuga nabonye. Okay, hari harimo umunyarwandakazi umwe ngo wabikoze London, bazanamo umugandekazi, bazana n'abandi babiri b'uruhu rwera, ariko ufite ntago twebwe twabikurikiye, ntago on savait pas la définition cyangwa se abo bantu bari bandi, ntago tuzi niba bari qualified, ntago wenda ntago babanje bari kuba presenter en fait nawe akavuga ati dufite umujudge afite experience nibyo mwashaka. Oui, ça allait être mieux, byari kuba byiza kurutaho. Okay, kabayeho gato ariko nakubona nyine ni ukwihitira, urumva ko nari mpari nzi ko kabayeho ariko nta kintu nabonye kama nako karimo akabazo ukuntu nyine nimbeho byumva kwera gukererwa na entertainment hari ukuntu itari iryoshye cyane ko ndumva haje Dr Cloud ariko hari n'undi muntu bari bateganyije ntiyaboneka. En fait muri organisation no hajemo akabazo ariko ibindi déroulement c'était bien. Ndumva byari byiza uretse ikibazo cy'umuriro kandi birumvikana umuriro ntabwo uteguza. Wasake muri bagombaga kubigenza bihangane. Nuko wakoze rero kutubera muri Rwanda Next Top Model. Ubutaha ariko ntimuzantenguhe. Ubutaha bwo tuzajya kuri stage. Tuzaba twabaye Lucas wa gatatu natwe. Ni twebwe tuza performing. Ariko ubundi what if natwe dukoze ibintu nk'ibyo ariko nge ni precise. Nta kibara umujudge. Impano zacu ziratandukanye turaza kubyigaho. Turaza kudesida nyuma. Uze kuturebera impano. Okay, yewe nzamujudge. Uzaba umujudge. But you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? I wanna know, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? What do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right.
all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Amanda, Lika! Cause you wanna go to the left and you wanna turn right. All you up there, making love all night. Cause you're up there, down, and in between. ngira ngo naha dusoreje ikiganiro cyacu The Real Woman. Twizere ko mwanezerewe nk'abashyitsi umutumirwa wacu umukomedian bishimye ndetse n'akari agakomenti dushizeho kuri Rwanda Next Top Model. Twizere ko byabanyuze cyane. nimwe bagirwe kudufollowinga kuri Instagram, Twitter ndetse na Facebook ni Rwanda Real Women Rwanda. Kandi n'amakomenti yanyu yaba ari meza muyatwohereje. Iyo nimero iri hasi niyo mushobora koherezaho kuri WhatsApp. Surtout ko twatangiye season ya kabiri turifuza ko muyigiramo uruhare cyane, mutubwire tubazanire tubakorera ibyifuzo byanyu birakenewe cyane. Abantu baba mushaka ko tuzana n'ibindi byinshi mumva mwifuza, karibu rwose muhaye ikaze. Naho utaha murakoze cyane. Bye. Imana ibarinde. Abande banga kongera Dr. Claude Ashaka amaze kubona amashi azoca kureka umve ibyo byose nukoresha abose. Yeah man, hallelujah. DJ, come on. Yeah man, come on. Bakongera, Dr. Claude Tomobande. Abande bakongera. Don't get to get a video. Amase kona, asota kureka. Abande bakongera, Dr. Claude Tomobande. Abande bakongera, Dr. Claude everybody stand up. Don't talk about that. Everybody stand up. Everybody stand up. Everybody stand up. Everybody stand up. Everybody. Our confidence say, don't talk about that. Make a good love. If you're just a police, I will say. Everybody stand up. To the flowers as I receive. No corado mohome, akubira lekana ropa. Koda tabla pesa ngore, ana kuwesha ba. Everybody stand up, stand up, stand up. Amandeba kongera, Dr. Claude Tomobande. Amase kongera mama, azocha kureka. Uve, Dr. Claude Rakoko. Eka kongera mama. Without us, I don't push. I will say, Dr. Claude Rakoko. Eka kongera mama. Without us, I don't push. I will say, Amashi. Dr. Claude Rakoko. Eka kongera mama. Dr. Claude Rakoko.
byose no kubesha abo bose n'abakora